twongeye kuba ikaze muri iki kiganiro. Amategeko ya Kiliziya Gatolika ateganya ko hari ibigomba gukorwa mu gihe cyo gutora umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi iyo yitabye Imana cyangwa se yapfuye. Kuri uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe imigendekere y'ibikorwa by'imihango yo gutora papa mushya. Bikorwa na bande, ubundi bikorwa bite? Muri kumwe ni Intwari Sangwa Jean Aristide, ndetse ko iki ari ikiganiro Le Monde d'Histoire. Ubusanzwe iyo papa yitabye Imana cyangwa se yeguye, Kiliziya Gatolika ijya mu gihe cyitwa sede vacante. Muri icyo gihe ubuyobozi bwa Kiliziya buyoborwa n'inama y'abakaridinali, ikizwi nka College of Cardinals, baturutse mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Gusa ariko ntabwo baba bemerewe gufata ibyemezo bikomeye birebana n'uko Kiliziya igomba kugenda kugeza hatowe undi papa mushya. Maze hagati y'iminsi 15 ndetse n'iminsi 20 papa amaze ashyinguwe, abakaridinali bakora inama izwi nka conclave, ikabera muri Bazilika ya Mutagatifu Petero. Papa atorwa n'abakaridinali 120 bari munsi y'imyaka 80. Kugeza ubu Kiliziya Gatolika ifite abakaridinali bagera ku 135 bakiri mu nshingano, ndetse n'abandi bari mu kiruhuko cy'izabukuru, aho bose hamwe ari 252. Abo bose abujuje ibisabwa nibo bemererwa gutora. Gusa ariko Papa Paul wa gatandatu akaba ari umwe mu bashyizeho itegeko rivuga ko abakaridinali 120 ari bo bemerewe gutora papa. None ibi byaba bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo mu bakaridinali 135 Kiliziya ifite, kugeza ubu hari abarenga 15 batitabira umuhango wo gutora papa, mu rwego rwo kwita ku ihame ry'uko buri gihe abagomba gutora papa ari 120 batarengeje imyaka 80. Ni ukuvuga ngo iyi nama ikorwa n'abakaridinali izwi nka conclave ntabwo iba rimwe ngo ihite irangira, ndetse muri icyo gihe ntabwo baba bemerewe gukoresha telefone, kuvugana n'itangazamakuru cyangwa se irindi tumanaho iryo ari ryo ryose. Gusa impamvu nta yindi ni ukugira ngo muri ibyo byose bakora Roho Mutagatifu akomeza abayobore muri icyo gikorwa, ndetse kugira ngo hatagira aho bahurira na bamwe mu bantu barimo n'abanyapolitike bashobora kuba bahita batanga amahitamo y'uwo bagomba gutora. Gusa kugeza ubu ngubu Kiliziya Gatolika yemera ko umugabo wese wabatijwe cyangwa se umumarayiki ashobora gutorerwa kuba papa. Gusa kugeza uyu munsi ibyo ntabwo birabaho kuva mu mwaka w'1378. Uyu munsi umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi atorwa aturutse mu nama y'abakaridinali, ikizwi nka College of Cardinals, ibyavuzwe haruguru. Mu gihe cyo gutora, buri mukaridinali yandika izina ry'umukandida yatoranyije, maze akazinga urupapuro ruriho izina rye, akarishyira mu nkongoro nini iba iri kuri alitari. Aba bakaridinali muri icyo gihe bavuga isengesho bambaza Yesu Kristo nk'umuhamya ndetse n'umucamanza wabo. Gusa ariko wowe muri aka kanya ushobora kuba uri kwibaza uti, ese ubundi kugira ngo papa atorwe aba asabwa iki? Nk'ubusanzwe kugira ngo papa atorwe agomba kuba abona byibura amajwi angana na 2/3. Iyo ntawe ubonye amajwi ahagije, amatora arahagarara, abakaridinali bagasenga, nyuma bakayasubukura kugeza igihe papa abonekeye. Bivuze ko ibi bishobora kumara iminsi, ibyumweru, ukwezi cyangwa se imyaka. Buri tora rikozwe, iyo nta muntu ugize amajwi angana na 2/3, udupapuro abakaridinali batoriyeho baraducagagura, bakatuvanga n'amarangi y'umukara, bakadutwika, hanyuma mu cyumba batoriyemo hakazamukira umwotsi w'umukara, bigaragaza ko nta mupapa uraboneka. Buri munsi hakorwa amatora inshuro enye, abiri aba mu gitondo ndetse n'andi abiri akaba nyuma ya saa sita. Hashobora kuba amatora inshuro runaka mu gihe kitazwi, kugeza ubwo umwe mu bakaridinali abonye 2/3 by'amajwi kugira ngo atsinde. Gusa iyo abakaridinali bakoze amatora inshuro zigera kuri 33 zose nta mupapa mushya uraboneka, icyo gihe bahita bafata abakandida babiri bagize amajwi menshi kurusha abandi, maze hagakorwa andi matora. Ubwo ubugize amajwi menshi kusumba undi muri abo bombi akaba ari we ugirwa papa. Igihe kandi iyo umwe muri abo bombi amaze kubona amajwi ahagije cyangwa se asabwa, uyoboye inama y'abakaridinali amubaza ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere amubaza niba yemera itorwa rye
nk'umuyobozi w'ikirenga wa kiliziya. Ikibazo cya kabiri akamubaza ati urumva uzitwa nde? Iyo amaze kubyemera ahita aba umushumba wa kiliziya gatolika ku isi, maze bagafata za mpapuro batoreyeho bakazitwika bazivanze n'amarangi y'umweru, maze mu cyumba batoreyemo hakazamuka umwotsi w'umweru. Bisobanuye ko papa noneho muri ako kanya yamaze gutorwa. Hanyuma muri icyo gihe umuyobozi w'inama y'abakaridinali arasohoka agahagarara ku ibaraza rya bazilika yitiriwe mutagatifu Petero, maze akavuga mu magambo yo mu kilatini agira ati habemus papam, aribyo bisobanuye ngo dufite papa. Icyo gihe anaboneraho gutangaza amazina ye asanzwe ndetse n'izina yihitiyemo ry'ubupapa. Nuko maze ubupapa maze gutorwa yambara ikanzu y'umweru, nawe akaza kuri rya baraza agatanga umugisha ndetse akanageza ijambo rye rya mbere ku bakirisitu gatolika aba agiye kuyobora mu gihe cye cyangwa se mu buzima bwe asigaje. Ndabashimiye mwebwe mwese twabanye guhera mu ntangiriro z'iki kiganiro, none tukaba tukigejeje ku musozo. Njye mwari kumwe yari Ntwari Sangwa Jean Aristide, mbibutsa ko iki cyari ikiganiro Le Monde Soir, naho utaha.